burya baravuga ngo umutego mutindisha ubukana nyirawo, undi nawe ngo igisiga cy'urwara rurerure kimena inda. Umva iyi nkuru. Ahangaha dutanganye n'umwana w'umukobwa barimo kumukurura, umujura rwose arimo kumukurura, ariko akirimo kumukurura hari undi mugore wese winjira muri ofisi. Ubwo umujura akimara guhindukira yise abona wa mugore yinjiye, umujura yatangiye kuvuga ngo uwo ninde unyinjiranye. Umujura yarikanze aravuga ati uwo muntu ninde mwinjiranye. Wa mugore nawe yise atangira kwigira impumyi, atangira kwigira umuntu utabona. Murabibona rwose ko umugore atangiye kwigira umuntu utabona. Umujura yarumiwe ati se uyu muntu yaba atabona ra? Umujura rwose biramutungura. Umugore nawe rwose akomeza kwigira impumyi, akomeza kwigira umuntu ugenda ukabakaba nkatabona. Ubwo umujura yaravuze ati reka mvirife ndebe niba uyu muntu ari muzima. Ubwo afunze igipfunsi neza amera nk'ugiye gukubita, arakubita kumbi ntabwo yakimugejejeho. Umugore rwose habe no kubuja habe na gato rwose yigira rwose nk'umuntu utabona. Umujura yarumirwa aravuga ati ese koko biseriye uyu muntu yaba atabona? Hakomeza kugenda amwica amarenga arebe nibo ari buze guhumbya amaso, ariko rwose umugore akomeza kwigira impumyi agenda akabakaba afata ibikombe rwose. Ubone ko umugore yagatura igikombe rwose atangira kwinyweshwa amazi. Umugore yanakomeza kwigira impumyi kugira ngo uyu mujura ataza kuba yamugirira nabi. Umugore rwose akomeza kwigira umusinzi ukuntu yimenyeho amazi. Umujura aravuga ati ndapfuye. Ubwo umugore yese avuga ati reka noneho nihanagure. Umugore yatangiye kwihanagura neza ariko akomeza kwigira impumyi. Umujura nawe ngo rwose yari yakomeje kumirwa. Umugore agenda ahanagura rwose utuzi tumaze kumumenekaho. Umujura ariko akomeza kumwitegereza neza avuga ati ubundi koko uyu muntu bisereye ni impumyi. Ubwo wa mugore yise akuramo akanikreti yari yambaye, agashanete yari yambaye, akarambika ku meza. Umujura aravuga ati akoze uyu mugore ni bwoko ki wana? Ubwo umujura akomeje kumwitegereza neza aravuga ati uyu mugore ko ntari kumushira amakenga bite byiwe arikora. Ubwo yese afata ka gashanete umugore yari afashe, na gashanete keza cyane rwose. Ubwo umujura aragafasha akitegereza neza arakareba, abona rwose na gashanete kameze neza ntacyo gatwaye. Aravuga ati aka gashanete reka ngatsindire rwose, nta muntu uri buze kumenya ko aka gashanete nagatsindi. Ubwo akirimo kukareba umugore yahindukiye areba wa mujura neza, sinzi ukuntu yarebye ukuntu kiziwe, abona ukuntu kizi umujura hari ibintu bimeze nk'ibikomere. Aravuga ati siko mujura n'umwicanyi. Umugore akomeza kwigira impumyi ariko avuga ati reka nkomeze nigira impumyi bataza kumvumbura. Umujura nawe rwose ubwo yakomeje kuraranguza amaso muri mu biro by'umugore. Aravuga ati ahangaha rwose ndi kubona nta mari hari, ariko ubwo mbonye kano gashanete ikabe ariko nitwara konyine kuko iyi nzu biragaragara ko nta mari irimo. Umujura rwose yise afata umwanzuro wo kuvuga ati reka ntangire nomboke gake gake nigendere, iyi nzu nta kintu kirimo, hatagira n'umuntu uza akaba yansangamo. Umujura yatangiye kunyonyomba gake gake ngo hatagira umuntu umwumva, araranyonyomba gake gake rwose agenda asohoka gake gake, ariko wa mugore watangira kwigira impumyi. Ubwo umujura yaranyonyombotse arigendera rwose aragenda. Umugore nawe aracyara aho ngaho rwose yigeze impumyi. Umujura nawe ari kugenda arwana n'urugi ngo arebe nimba yasohoka. Umugore akimara kubona umujura yese avuga ati ahwi, yese rihutse umutima aravuga ati Imana ishimwe. Ubwo yese areba wa mukobwa wa ati Leya bimeze bite Leya umeze neza? Yatangiye guhamagara Leya rwose. Leya bari bamukubise yaguye hasi. Yatangiye kubwira ati Leya umeze neza? Leya rwose bigaragara ko yari afite akuka gake aravuga ati mabuja ameze neza. Kumbe uyu mugore yari mabuja w'umukobwa. Ati mabuja ameze neza nta kibazo, ariko nyine uretse ko numva umutwe wabaye nkumenetseho gatoya, ariko ubundi meze neza. Ati se ubundi byagenze bite? Mabuja ati Leya ihangane rwose uyibuze kumera neza, umujura yari yaduteye ariko aragiye rwose ntabwo ari buze kugaruka, ndakeka umujura atayibuze kugaruka. Ubwo ariko umukobwa Leya nawe akomeza kuvuga ati mabuja urakoze kuba ntabaye rwose. Ubwo nyirabuja wa Leya yakomeje kubaza Leya ati ese ubundi Leya byagenze bite? Uyu mujura yaje hano ati Leya ati ngiye ubwo nibuka nindi muri ofisi yanjye ndimo gukora akazi nk'uko bisanzwe, ngiye kubona mbona umuntu aranyinjiranye yambaye mask ku maso, ankubise igipfunsi ku maso, ngerageza no kumurwanya ariko nyine andusha imbaraga ankira hasi. So nubwo rero nge nisanze ndi hano. Ati ese ubundi mabuja ubundi wowe umeze neza? Nyirabuja ati ngiye meze neza rwose nta kibazo, ahubwo nari nguhangayikiye. Leya ati mabuja ntabwo ufite kumpangayikira rwose ngiye meze neza, atari ko nyine narimbuze umukozi kandi uri umwana mwiza, ihangane rwose, gusa akazi nikarangira uze kujya kwa muganga urebe ko umeze neza. Ubwo nyine Leya yaravuze ati nta kibazo mabuja, kandi rwose murakoze kubwo kuba mutwitaho, kandi nkomeza no gushimira kuba untabaye. Mabuja Leya ati nta kibazo rwose mukobwa wanjye, kandi urabizi ndagukunda cyane.
ngo haguruka ujye kwitaho kandi reka twizeye ko uribuze kumera neza. Mbibutsa ku muntu utarakora subscribe, comment and share yakwihangana akabikandaho rwose. Nimba utarakanda subscribe ugakanda subscribe ndetse ugakanda na comment, kandi ntimuze kwibagirwa like, kuko like ni ikintu gikomeye cyane, kuko nibyo bidufasha kugira ngo iyi video yacu ize kuba yagera kure ndetse natwe tubone imbaraga zo kubakorera ibintu byinshi byiza. Kadukomeze. Ahangaha noneho mabuja yarimo kuganiza undi mukozi avuga ati uzi ibintu byari bibaye mu ijoro, nijoro twari dutewe n'abajura. Ati rwose umuja duteye rwose yakubise na Real namusanze yaguye hasi, yaguye igihumure ebana, ubu ngubu njye byanandenze. Ubwo umutipe akomeza kumubaza ati se umuja yaje ryari, ese nta kintu yigeze atwara? Mabuja ati nta kintu yigeze atwara, ariko yatwaye agashanete kanjye, niko kantu konyine yabashije kuba yatwara, ariko nyine umve ngo ntabwo byari byoroshye. Uyu nguyu nawe ati ese uwo mujura iyo mumwegera polisi ubu koko mwananirwa guhamagara polisi ngize ibashe kuba yabatabara? Ati duhamagara polisi, ati ahubwo ngewe nkimara kubona umujura kugira ngo ataza kungira nabi ndetse ntangira kwigira impumyi, kuko iyo ntugira impumyi uyu mujura rwose ari kungira nabi. Ati wigira impumyi? Ati yego rwose nese nigira impumyi kugira ngo uyu mujura ataza kuba yangira nabi akaba yananyangiza. Ubwo ntabwo ni kubona ukuntu mpamagara polisi, kuko urumva nyine Real bari bamukubise yaguye hasi, nanjye ndaho ngaho nigize impumyi. Uyu nguyu ati ariko nguko nk'uwo mujura yabashije kuba yakwinjira hano gute? Ubundi uwo mujura rwose mwakagombye guhita muhamagara polisi. Ese ntabwo mwigeze mubona ku maso? Ati ntabwo twigeze tumubona ku maso, kuko uwo mujura yari yambaye maske ndetse yari afite n'ibikomere ku maboko yiwe, rero ntabwo twari kumubona ku maso, kuko uwo mujura rwose yari umwana mubi cyane. Ati ariko rwose nta kindi kintu twari gukora pe, iyo nakoresha iriya trike yo kwigira impumyi nta bundi buryo rwose nari gukora ngo ubu ngubu mbe nakize. Uyu nguyu rwose arumirwa aravuga ati ese bishoboka bite wana, umujura utinyuka akinjira mu kigo gikomeye nk'iki ngiki? Umujura uko biri kose ntago asanzwe. Iwe ati ariko umujura nibyo yigera rwose, umunsi umwe tuzamufata kandi ndakurehera ko atari kera, tuzamufata vuba cyane rwose. Ati mbese ubu ngubu tuvugana namaze no kubimenyesha polisi, ubu ngubu ibintu nta kibazo. Uyu nawe ati murakoze cyane kuva mwabimenyesheje polisi, nanjye reka nigendere kandi mugire akazi keza. Nawe ati mugire akazi keza. Tugaruka ahangaha noneho kuri wa mujura. Ngo wa mujura rwose nawe yarimo kwidoda, arimo kuvuga ati wow, ubu ngubu rwose akazi k'umunsi nagaso. Ngo yaraje rwose aravuga ati noneho ubwo namaze gukora akazi kanjye, noneho reka ndebe amafaranga bamuhaye, ndebe amafaranga nakuye muri ka gashanete ukuntu angana. Ubwo umujura atangiye kubara ya mafaranga rwose, yari amafaranga menshi. Aravuga ati uzi ko ya mafaranga arimo ka gashanete kari gahenze kuri uru rwego? Aravuga ati wow, aya mafaranga rwose ndibubone ari buze kumaza igihe tu, aya mafaranga ndabona ahubwo karandiko kazi rwose, harabona ndabona hari imari zifatika rwose. Ati ntureba se amafaranga baraya ngaha rwose, amafaranga umuntu abatavunikiye. Ubwo rwose akirimo guserebra, akirimo kuvuga ati amafaranga nayatsindiye. Kumbi kagakobwa kare yakahise kaza karamufotora. Ati wowe urinde urimo kumufotora? Ati ntagufotora ugira ngo ntago nakubonye cyagiye uza kutwiba mu rugo, njye narakubonye sha. Ubwo wari uzi rero ubu ngubu kuba mfite amafoto yawe rero nta hantu uri buze kuncikira, kuko cyagiye uza kutwiba mu rugo njye nabonye isura yawe. Ubwo wari uzi ko waducitse. Kera rwose kari kabonye umugabo w'umujura rwose, umujura yarumiwe aravuga ati none washaka iki? Kuje ufotora ugiye kundeka kuri polisi? Ati itonde gato nkorega kuri polisi? Ati njye narakubonye neza cyane rwose, wowe ndakuzi nagufashe mu mutwe. Ubwo barakwereka ukuntu byagenze. Wa mujura yarimo kwinjira asanga rwose Real arimo gukora amasuku mu biro byiwe. Aravuga ati okay, kara gakobwa rero karimo gukora amasuku ni kandi. Kumbi hano Real arimo gukora amasuku rwose, ntabwo kumbi yarazi ko umujura yamwinjiranye. Umujura nawe yakomeje kuneka Real, akomeje amuneka ari kuvuga ati ahantu rwose ndibuze kuyiba gute. Ubwo umujura atangiye kunyonyomba gake gake, ariko agenda asatira Real. Umujura anyonyomba gake gake, Real ntabwo yari yamubonye. Ubwo umujura atangira kunyonyomba, Real nawe rwose arimo guserebra yumva ko ibintu ari amahoro. Kumbi aho ngaho hari umujura, ariko Real ntabwo yari yamubonye. Ubwo umujura akomeje kuza asatira Real, aza amusatira gake gake, Real ntabwo yari yamubonye. Real agihindukira yisabura umujura aravuga ati Jesus urinde, wambaye mask wa muntu we, uje gukora iki hano, urashaka iki? Umugore rwose Real yatangiye kuvuga ati basi mbabara utanyica wa mugabo we, urashaka iki? Umugabo natangiye kugakora imisatsi avuga ati bagakobwa wowe ngubo ntacyo wankora rwose, zana ibintu by'agaciro byose ufite hano, nutinda kwima rwose ndeta nkwica. Real ati itonde rwose mbigushakira, nta bintu by'agaciro mfite rwose, itonde ahubwo rwose ndebe nimba nabigushakira, ariko rwose nta bintu nabona. Ati wowe nyine basi mbabara ndibuze kubigwa. Umujura ati we ntugagerageze kumbeshya wowe,
njye nta muntu ujya umbeshya. Ubwo rero rwose nawe reka akomeza gusaba imbabazi avuga ati wa mujura wambabariye koko turapfike. Umujura ati ndakubwiye ngo uzana ibintu by'agaciro byose ufite hano. Umugore rero akomeza gutongana n'umugabo, sinzi ukuntu yamukandagiye ku kirenge, umugabo asa nk'uwikanze yari yagiye kwiruka. Umugabo arongera aramukora avuga ati wowe urirukanka ujya he? Umugore rero akomeje guhangana n'umugabo, akomeza guhangana n'umugabo aravuga ati bakubwiye nukomeza kwiseza ndakwica. Umugore yahise akora ku mutwe wa mugore akuramo masike, kumbi nuko nguko rero yabonye isura y'umugabo. Yahise abona isura y'umugabo, umugabo agira umujinya avuga ati bagakobwa ntukamenyere. Yahise amukubita igipfunsi ku maso. Umugabo yahise amukubita igipfunsi ku maso, ariko muri ubwo mukubise igipfunsi ku maso Leya yari yamaze kubona isura yiwe. Ubwo nyine nibwo uyu mujura yakomeje gukurubana Leya avuga ati ubundi kano gakobwa yatangiye kugacakaza rwose abona nta kintu kirimo. Umugabo arongera yambara masike yiwe, arakomeza yambara masike aravuga ati hatagira n'undi muntu uza akanyinjana akambona. Ubwo umugabo rwose yatangiye gucakaza inzu yose, atangiye gucakaza inzu yose, ariko rwose Leya yari yamaze kumubona. Ubwo Leya yahise abwira wa mugabo ati harya wambaje ngo ndashaka iki? Ndashaka 1/2 cy'amafaranga wibye. Umugabo ati ntabwo byashoboka yewe, ntabwo naguye 1/2 cy'amafaranga yibye. Kumbi kare akagiye kugambana. Umugabo wese agereza amafaranga make ati akira yangaya, ariko amafoto mfashe uyasibe. Leya ati njye urabona amafaranga nayemera, udufaranga ntabwo natwemera, nkuko nabikubwiye nkeneye 1/2 cy'amafaranga wibye. Umujura aramwitegeza avuga ati ariko shaho siko nzi ngo ndibandi, wagakobwa ahubwo uri ibandi, ngende umujura ariko uri ibandi pe, urashaka 1/2 cy'amafaranga nibye? Sha ewana bagakobwa njye uranyemeje. Leya ati anga kubikora, niba anga kubikora ndakujyana kuri polisi. Umujura akomweje kumwinyiga aravuga ati asi wundi wambabariye. Umujura abonye nta kundi kuntu byagenda aravuga ati okay, nta kundi nyine icyambere n'ubuzima, akira amafaranga ariko nyine agakobwa urampemukiye. Yahise avuga ati ego nyine iyo uteye amaso kareba, njye se bajya bamenyera. Ubwo yahise akuraho telefone avuga ati noneho kuva umpaye amafaranga ya mafoto ngiye kuyahita nyahanagura. Ariko rwose rero uyu mujura yari amaze kumukoma. Rero akigenda umujura yahise amukora avuga ati ariko se wagarutse hano ko mbonye wari agakobwa k'akabandi, vuba duciringe, vuba dugire igidiro twikinira. Yahise avuga ati rero wa mukobwa we reka mubwire ikintu kimwe, reka nyine nawe dukorane, uriya mu mabuja we tuzamwibe tumucucure, reka rwose dukorane ndetse tuzakuramo n'amafaranga menshi afatika. Ngiyewe reka nzaze kwiba ngiye nkorane nawe, ariko uriya mu mabuja we tumwibe. Ubwo rero yakomeje kumwumva rwose, umujura arimo kumutera injuga. Yari akomeza aramwumva rwose aravuga ati ariko ubundi nkawe urimo kumbwira ibiki? Ubwo rero yarakomeje amwumva, umujura nawe akomeza kumutera injuga ati reka dukwane rwose ngenda kwinginze. Yari ahindukira muri avuga ati reka mbwire wa muhungu, ni buri umuhungu ni buri n'umugabo simbizi, ngiye sindi umujura, sinkurana n'abajura, sineze kuzakurana nawe, rero ibyo bintu mbwa ntabwo byashoboka rwose, ngiye nkorana nawe no ntabwo byashoboka. Ubwo rwose yahise yigendera akimera gukatira wa mujura. Ubwo ahanga bari kwereka nyirabuja wari yari yicaye. Leya azamuzaniye agacyayi ati mabuja gitondo cyiza, mwakira agacyayi kandi nizere ko muri buze kuryoherwa. Nyirabuja wari ati nta kibazo Leya, ese umeze neza? Leya ati meze neza mabuja, ubu ngubu nge nta kibazo mfite. Ubwo wa mujura nawe rwose akomeza kwisaranga avuga ati mbega karaga ko cucu kagakobwa ibintu kankuriye, bagakobwe rwose nge ningufata uzambona. Ubwo hano barakwereka rwose Leya na mabuja we rwose bakomeza kwiganirira. Leya abwira mabuja ati ariko mabuja ngiye hagati aho ngaho ngewe nanagushakaga. Mabuja wari ati wanshakiraga iki se Leya, ni amahoro? Leya ati mabuja urabizi maze igihe kinini cyane nkora hano kandi mamaze imyaka myinshi, kandi urabizi ni ngiye utunze umuryango wanjye. Mabuja ati ibyo ngibyo ndabyumva kandi ndanabizi rwose kari utunze umuryango wawe. Ati ariko mabuja hari akantu gato nashakaga kugusaba. Mabuja nk'umuntu maze igihe ukora hano rwose kandi udufaranga mu mpembe ntabwo ari udufaranga twinshi cyane, nabasabaga ko nibura ku dufaranga mwampembaga mwakongeraho udufaranga dukeya. Nyirabuja ati Leya urashaka ko tukongeza amafaranga kano kanya se? Leya ati rwose mabuja mumfashe rwose munyongeze amafaranga kuko ndayakeneye pe, amafaranga mu mpemba murabizi kari make. Mabuja ati Leya urabizi ntabwo byashoboka, muri minsi dufite amakirize menshi, kukongeza ntabwo byakunda, gusa ndabizi neza ko uri umukozi mwiza kandi ndabizi neza ko hano uhamaze igihe, ariko rwose ihangane one day igihe kizagera ndetse nawe nzakongeza kandi nzagushyira kuri titire nziza Leya, kuko uruganda rwari rwitangiye bihagije. Mabuja Leya nawe akomeza kumbwira ati ariko mabuja wambabariye koko, ubu ngubu aya mafaranga muduhemba mubona tumarira iki? Wambabariye ukanyuza niyo washyiraho udufaranga dukeya kuko atari amafaranga menshi ndi kukwaka, wambabariye.
mabuja wariya ati arega Leya nkuko nabikubwiye ntabwo byakunda, arega nzakongereza rimwe n'abandi bakozi ariko ubu ngubu ntabwo byakunda, wowe iba wihanganye, tegereza wihanganye, n'ubundi warihanganye, ahubwo ihangane we nzaba nkongeza, kandi Leya ntukomeze kugira ikibazo rwose, njye nzabigukorera ariko atari ubu ngubu, kuko ubu ngubu urabizi dufite amakirize menshi rwose Leya, ikintu gusabye ni kimwe, ihangane rwose, nta gihe utihanganye, n'ubu rwose komeza wihangane. Ngo Kariya rwose kahise karakara karavuga kati ubundi uyu mabuja nkorera utajya unanyongeza. Kariya rwose kararakaye, bigaragara rwose ko karakaye, karebye mabuja nabi, karavuga ati okay mabuja nimba mwanyuze kunyongeza nyine ubwo nta kibazo, nanjye ubwo reka nigendere, kandi mabuja mukomeze kunywa agacyayi kanyu kandi mukomeza no kugira ibihe byiza. Ubwo Leya yahise agenda rwose, ariko agenda atishimye, mabuja nawe yasigaye ahangaha. Kumbi barakwereka noneho tugore hano muri ofisi, Leya yemeye gukorana na wa mujura disiyo, mbega ibintu bibi. Leya yemeye gukorana na wa mujura, ubwo yafashe wa mujura amuzana muri ofisi, aravuga ati ubwo mabuja nzi kunyongeza amafaranga yanjye, bamujura rero vuba dukorane, uyu mabuja tumucakaze rwose. Bakomeje gucakaza mabuja rwose, kumbi mabuja nawe yise yinjira muri ofisi, aravuga ati abo ni bande mwebwe, muri bande ko mbona muri ofisi yanjye mwayijagajaze. Ubwo Leya yahise agira ubwo aravuga ati mabuja uyu nguyu namuzanye ngo amfashe gukora amasuku hano mu nzu, nabonaga hamaze gusa nabi cyane rwose, namuzanye ngo ankorere amasuku mabuja, kandi nabonaga bikenewe. Mabuja bari ati wimbeshya, uwo muntu ndamuzi ndetse icyo mugambiriye ndakizi. Karaye kahise kikanga karavuga ati ese mabuja yaba yabimenyera? Mabuja bari ati ndabazi rwose nabimenye, n'icyo mugambiriye nakimenya, ndetse murashaka kunyiba mwebwe, uyu wa muhungu wigeze kuza kutwiba hanora cyangwa muzi ngo ntabwo mbizi ibyanyu, imipango yanyu yose ndayizi. Leya atangira gusaba imbabazi ati mabuja ibyo nkubwira ni ukuri rwose, uyu ni umuntu waje kudukorera amasuku, nta kindi kintu kimugenza rwose, ni nanjye wamuhamagaye ngaze adukorera amasuku. Mabuja bari ati ariko se urimo kumakanya, njyewe uri kubona ndi umwana, njyewe rwose imipango yanyu yose ndayizi. Ati dore ukuntu byagenze. Kumbi hano barakwereka wa mutipe waganiraga na nyirabuja wa Leya, yari ahagaze ahantu, abona Kariya rwose karimo kuzamuka kanyonyomba, aravuga ati uriya si Leya umukozi wa mabuja arimo kujya he? Ubwo mutipe rwose yakomeje kureba Leya rwose arimo kunyonyomba gake gake, yakomeje kumwitegeza, aravuga ati se ko mbona Leya agenda afite ubwoba arimo kujya. Yaravuze ati reka nze muneke ndebe ahantu Leya arimo kujya. Agihagaze aho ngaho abona kumbi ka gatipe kagajura kahise kaza guhura na Leya, karavuga ati noneho wemeye kuva ku izima, wemeye gukorana nanjye? Leya aravuga ati ngiye nemeye gukorana nawe rwose. Ati rwose nemeye gukorana nawe, uriya mu mabuja tugende tumwibe tumucucure. Leya kumbi yese afata umwanzuro mubi wo kugenda akiba nyirabuja, aravuga ati tugende tumucucure, njye nzajya muri ofisi, we ikintu uzakora uzaza uhansange, njye rwose nzahita ngufungurira. Umujura aravuga ati ntureba se nuri kuba agakobwa kazi ubwenge rwose, ahangaha Leya tuzakora amafaranga menshi afatika cyane, wa mukobwa we ugiye guhindurirwa ubuzima. Kumbi ntibari bazi ko uyu mutipe arimo kubumva rwose, umutipe yarabumvaga, aravuga ati Leya agiye kugambana nyirabuja se? Ati mbega ibintu byawe bitari byiza. Ati none reka ngende njye kwibwira nyirabuja ko bagiye kumugambanira. Kera rwose kakomeza kugambana katazi ko bakumvisha imipango yako yose bayumvishe rwose, gakomeza kuvuga ati we nta kibazo, amafaranga tusiba hari ahantu tuzayapasuramo kabiri, kandi uzibesha uncike wa muhungu, njye nawe tuzaserera. Ibyo byose babipangaga batazi ko hari undi muntu urimo kubumva ku ruhande. Ubwo bagize amasezerano baravuga bati okay, ubwo isezerano ni isezerano, nimugoroba tuze guhurira hahandi, kandi amafaranga tuze kuyiba rwose, nizere ko imari turi buze kuyibona rwose. Uyu mutipe akimara kubyumva yise avuga ati okay, ubwo nanjye amakuru y'ingenzi ndayabonye, sava byiza cyane. Ubwo nuko rwose nyirabuja Leya yaje kubimenya. Leya rwose akomeza gusimbaza avuga ati mabuja mbabara rwose, ndakwinginze mbabara mabuja, urabizi twakoranye igihe kinini, ariko mabuja kuri inshuro rwose nanjye ndabizi ko nakoze amakosa. Nyirabuja Leya ati ikosa wakoze ni ikosa riremereye cyane Leya, ntabwo wababarirwa rwose, wamaze gukora ikosa riremereye cyane, ubu ngubu ntabwo ndi muri mudo ko kubabarira. Ubwo wa mujura wese avuga ati ariko ubundi uyu mugore arimo kudukanga ibiki? Uyu mugore n'umwe, twe turi babiri. Wa mugore we uri kubona wadukanga, twebwe turi babiri, ubu dushaka aho twakugirira nabi. Ubwo nyirabuja wese avuga ati mwangira nabi? Umujura ati rwose twakugira nabi, twebwe turi babiri, ahubwo niba ufite ubwenge duhereze ibyo tugomba kwiga twigendera amahoro, none nukomeza kwizanishwa ibintu byo kudukanga turakugira nabi. Ubwo nyirabuja yahise atangira kuvuga ati ntabwo mufite ubushobozi bwo kungira nabi rwose, ibyo ngibyo ntabwo mwabishobora,
Ngiyo njya kuza hano nari nabiteguye rwose, nari mbizi neza ko muri hano ndetse mushaka kunyiba, ahubwo mwitegure polisi hanze irabategereje. Abahise bagwa mu kantu baravuga ati noneho biturangiriyeho, polisi yadutegereje hanze. Ngo rwose kariya kahise gatangira kumwe karavuga ati ese mana yanjye ibindi bikino naba nakoze ibi bintu rwose ni ngiye wizize pe, ahangaha ndizi se.